ry'abantu rigenderaho, ubitishutseho akaba acumuye kuwo bizera cyangwa icyo bizera. Ntabwo twavuga amadini ngo twirengagize kuvuga agakiza. Salvation ni ijambo ry'icyongereza rituruka ku kilatini salivare, to save. Iyo tuvuze agakiza, abantu benshi nawe uri kunyumva urimo wumva gukizwa. Gukizwa ni iki? To be saved. Gukizwa ni igikorwa cyo guhindukira ukareka ibibi wakoraga ugakora ibyiza, icyo gihe uba ukijijwe icyaha. Mu gihe icyaha ari igihe ukora ibibi ubizi neza ko ari bibi kandi ubigambiriye, rimwe na rimwe ukabikora wasubiye inyuma. Hari ibyiza wakoraga ariko ugafata umwanzuro wo gukora ibyo bibi kandi ubizi ko ari bibi, icyo gihe uba ukoze icyaha. Twese harimo nanjye ubabwira ibi, tumenya ubwenge batujyana mu madini bitewe n'uko iwacu bizera. Buri wese afite ikintu yanga gukora atari uko acyanze, ahubwo ari uko idini asengeramo ricyanga. Imyemerere iraduhindura, imyemerere ituma ari uko twitwara. Niba ibyo navuze haruguru wabyumvise neza, amadini yaba ari mutsembacyaha, sinikira. Gusa siko biri. Niba amadini koko yanga ikibi kandi akigisha abayoboke bayo kwanga ikibi, uko amadini yiyongera n'ibyaha byagakwiriye gushira ndetse bigashira burundu. Ariko uwanyumva yankangura kuko yakumva nsinziriye. Mu Rwanda abakatolika ni 40%, abapantekote ni 21%, abaprotesta ni 15%, abadivantiste b'umunsi wa karindwi ni 12%, abayisilamu ni 2%, abandi bakristu ni 4%, abatagira aho basengera bamwe tujya twita abapagani ni 3%, mu gihe abasenga gakondo n'abari 3%. Iyi mibare tuyiteranyije 6% niko tutazi neza icyo basenga, nyamara abandi 94% bose bahamya ko basenga Imana kandi iyo Mana ikaba yanga ikibi. Byagenze gute ngo twisange mu madini ameze nk'intare ipfuye imbere y'icyaha? Nibyo, amatwi yawe yumva neza. Amadini yabaye nk'intare ipfuye imbere y'icyaha, ntashobora kucyica. Uko amadini yiyongera n'ibyaha biriyongera kandi byagakwiye kugabanuka. Uramutse uri umusesenguzi wakwibaza nimba amadini akuraho ibyaha cyangwa bibyara. Mu 2024 Leta y'u Rwanda yafunze insengero zigera ku 8,000. Nyuma y'amezi 5 zifunzwe, mu kiganiro n'itangazamakuru, Perezida wa Repubulika Paul Kagame bamubajije ibyo kuzifungura. Mvuko yabasubije: Kwanza ntabwo numva impamvu insengero zigeraho zigomba kuba ikibazo, kandi banza biba mu Banyafurika gusa. Sinzi ko hari ahandi insengero zaba ikibazo. Banza ari naho bwa bushobozi butakariraga, bwa bundi bavugaga n'abadashakana, abantu bigiriye mu bintu biraho by'icyuka, nawe bashoramo ngira ngo bifuza kubarangaza gusa ngo Abanyafurika murindagire mujya mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ibyo mberekeye aho ngaho,
bitaza kuvamo ibindi byinshi. Njye ku kibazo ubwacyo. Niba ujya wumva ibyo umwuka abwira amatorero, byanga bikunze hari icyo ukuyemo hano. Nanjye kugira ngo ntahabwe ikarita itukura, nirinze gukandagira umuzamu kandi mubona. Rimwe na rimwe ushaka kumenya ikintu ubwiza bwacyo, uragifunga ukareba ingaruka bigira nta gihari. Iyo nta ngaruka bigize, bivuze ko icyo kintu ntacyo cyari kishe, nta n'icyo cyari gikijije. Ntabwo bisaba gukoresha ubwenge bwinshi ubone ko amadini atakica icyaha. Intego yayo yarahindutse cyane ndetse bikabije. Bizagenda bite ngo amadini yongere ahangane n'ibyaha? Icyo kibazo ndi kukibaza, gusa kukisubiza byananiye. Maze wowe nukibaza ugashobora kukisubiza, uzagerageze nanjye unsubize, uzabukoze. Njye nitwa Elyse Imanishimwe. Imana ikomeze iguhaze ubwiza n'uburame, imigisha ituruka kuri yo ntikabure mu buzima bwawe. Ndagushimiye.